Ibihe byiza kubakurikira Birasa TV aho muherereye hagiye hatandukanye, tubifuriza amahoro y'Imana, tubifurize kugubwa neza. Abatameze neza tubahe pole, tubihanganishe, tubabwire ko ibihe bibi bidahoraho. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo n'ejo bundi mukaba mumeze neza. Bajya bavuga ngo ijoro rishobora kuba rirerire, ariko amaherezo izuba rikarasa. Rero kuri mwe mutameze neza, ntimutekereze yuko ariko bizahora ejo n'ejo bundi bizaba bimeze neza. Twagarutse mu kiganiro aho tugiye kuganira n'umukozi w'Imana, tuganira ku bintu bitandukanye, ariko ubushize twakoze ikiganiro cari part 1. Uyu munsi turaza kuba dukora kuri part 2. Mbere yuko nza kubabwira ngo ni ikihe kiganiro, ndagira ngo muhe ikaze, atangira turamutsa, hanyuma aze no kudushira mu maboko y'Imana twinjire mu kiganiro. Urakoze Mana yacu, nanone muno mwanya tugwaye ikaze ngo wongere ubane natwe, utugire neza mu ijambo ryawe, urerekereshe umwuka wera n'imbaraga zawe Mana, no guhishurirwa kuzuye, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu dukunda, amen. Urakoze cyane, ndagira ngo utangire uramutsa abadukurikira, hanyuma tuze kubabwira icyo tugiye kuganiraho. Asante, murakoze cyane, nongeye kubishimira kandi ndabakunda. Asante. Buriya ikituzana hano suko ari ikindi, ahubwo ni urukundo. Ni urukundo, ni ukugira ngo urukundo Imana yadukunze, Yego. ikaduha agakiza k'ubuntu, natwe tukageze ku bandi ku buntu. Yego. Niko Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo mwahawe ku buntu, namwe ngo mutange ku buntu. Kandi muri ivyo nararimba aravuga ngo nisipoifanya kazi yako siku moja nitadaiwa. Rero ni urukundo rutuzana hano, turabakunda kugira ngo tuzabane n'Imana, tuzabane mu bwami bw'Imana budashira. Urakoze cyane Birasa TV, kandi n'inshuti yanjye Mutabazi dukunze kuganira. Yego. Imana igumugisha. Urakoze cyane. Mumeze neza? Murakomeye? Turakomeye. Amahoro, tumeze neza. Tudatinze rero, ubushize twabonye, twarebeye hamwe icyaha cy'inkomoko n'ibanga ryo gucungurwa. Ibanga ryo gucungurwa n'icyaha cy'inkomoko ni ibintu bibiri bigendana, kugira ngo ubyumve neza ubisobanukirwe. Tuwamenya impamvu ducungurwa, twacungurwa. Tuwamenya impamvu yazumye Yesu yambara umubiri akaza ku isi. Utazi impamvu y'icyaha cy'inkomoko cyabaye. Yego. Yakoze ikinani cyari cyananiye abandi bantu bose ku isi. Ariko kuko yaturemye mu ishusho yayo, ubushize twarebye ukuntu Imana yaturemye mu ishusho yayo, ni ama-etape atatu yatunyujijemo mu kuturema. Yego. Muri pense, igihe twari turi muri logos, Imana, muri teofani, igihe Imana imaze kwihindura Yesu Kristo ikaba ijambo, yaturemye natwe mu buryo bwa teofani, noneho iza kwambara umubiri kugira ngo ize kuducungura, natwe turemera umubiri. Ni ukuvuga ngo yaducishiye mu ntambwe yaciyemo. Yego. Ya jambo rivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ni tureme umuntu tumunyujije mu etape zitatu Imana yanyuzemo kugira ngo ducungure. Niyo mpamvu rero twavuze ngo ibanga ryo gucungurwa rigendana n'ibanga ry'icyaha cy'inkomoko cyakozwe. Ariko ubu nyine turagira ngo turebere hamwe kuvugwa kabiri ni gute gutuma umuntu akira icyaha cy'inkomoko, bigenda gute? Yego. Uraho mu gice cya mbere twibutsa abantu, twaganiriye yuko kuvuka bisanzwe, kuvuka bwa mbere, inyoko muntu yose, umuntu uvuka avukana icyaha cy'inkomoko. Muri etape ya kabiri twavuze gucungurwa k'umuntu, kwa muntu, uburyo Kristo yaje, uburyo we yavutse akavuka mu buryo butandukanye n'uburyo umuntu asanzwe avuka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kuvuka kwa kabiri. Ndakeka ko byaba kuvuka kwa kabiri hari aho bifitaniye isano no gucungurwa k'umuntu. Byinjiremo ubivimuzi kugira ngo aba bakunzi bacu babashe gusobanukirwa
iryo sano ryaba riri hagati yo gucungurwa kwacu ndetse no kuvuka bwa kabiri. Noneho wa muntu wavutse mu buryo buri nomo akavukana icyaha, ukuntu agomba kongera kandi kuvuka bwa kabiri. Hari umugabo wabajije ngo se ngo umuntu yobuka bwa kabiri ngo se ukongera agasubira mu nda ya nyina. Umugabo Nikodeme yabitekereje. Ngaho komeza uganiriza abakunzi. Yakorakoze cyane. Doctrine ya Yesu Kristo cyangwa se inyigisho zikomeye za Yesu Kristo yigishaga kwari kubwira abantu ngo nibavuke ubwa kabiri. Kandi inyigisho zo kuvuka ubwa kabiri buriya ni inyigisho zicanganyikisha abantu benshi cyane kugeza igihe zanacanganyikishije na Nikodemu, umwigisha ukomeye muri Isirayeli. Yesu yaramubwiye ngo ugomba kuvuka ubwa kabiri. Tu dois naître de nouveau. You must be born again. Abimubwiye gutyo aribaza ngo se kuvuka ubwa kabiri, kuvuka bwa mbere ho ndakuzi, nizo ko navutse bwa mbere, ariko iri banga ryo kuvuka ubwa kabiri ese nzongera nsubire mu nda ya mama hinduka uruhinja nindangiza mvuke bwa kabiri? Habe niyo byari gushoboka ko asubira mu nda ya nyina, yari kongera kuvuka akavuka n'icyaha. Kuko twavuze ngo wabyawe n'umugore wese yavukanye icyaha cy'inkomoko. Ariko kuvuka ubwa kabiri ibyo bikorwa mu buryo bw'umwuka. Niko Yesu yamubwiye, yaramubwira ngo kibyagwa n'umubiri ni umubiri, ariko kibyagwa n'umwuka ni umwuka. Kandi umwuka ni iki? Umwuka ni ijambo ry'Imana. Tuvuka binyuze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kuko ubu nyine hari ijambo ry'Imana ryitwa ijambo ry'Imana, hari ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ry'ukuri. Reka tuhasome hano muri Yohana 3 no kuri 6 kugeza kuri 7. Aba ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa bwa kabiri. Birabakwiriye. Mu Gifaransa bango tu dois naître de nouveau. Aho ngo yashyizemo ikintu cya obligation, ni condition kugira ngo ubone ubwami bw'ijuru, ubwami bw'Imana. Mwibuke kuko Nikodemu yabajije Yesu, aramubaza ngo se mwarimu mwiza nabo nagira nde kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Uwabyawe n'umubiri wese ntiyabona ubugingo buhoraho kuko yavukiye mu cyaha, keretse nimba agize amahirwe yo gupfa kiri umwana utaratandukanya ikibi n'icyiza. Ariko nimba amaze kugera etape yo kumenya ngo iki ni kibi, kibi ni cyiza, Imana itangira kubara ibyo akoze. Icyo gihe rero akizwa no kuvuka ubwa kabiri. Kandi kuvuka ubwa kabiri Imana ibyara binyuze mu ijambo ryayo no mu mwuka. Yabwiye wa mugore amubwira ngo igihe kiraje wa mugore we, wa Musamariyakazi we, aho ngo abasenga Imana nyakuri ngo bazayisenga mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Yesu yabwiye abanyesirayeli yabwira ngo nimwamenye ukuri kuzababatura, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Umwuka nawo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero kuvuka ubwa kabiri bikorerwa mu bugingo, kandi ubugingo nibwo bukora icyaha. Icyaha tugisanga mu bugingo. Icyaha no kutizera. Icyaha ni ikintu kiba mu bugingo imbere mu muntu. Kandi icyaha kandi ubugingo bukongera kandi bukaba amaraso. Uzi kuko Abanyesiraheli Imana yari yababwiye ngo ntimukarye ikintu ngo mukiryane n'ubugingo bwacu. Bishatse kuvuga gute? Ntimukarye ikintu kidashinjijwe ngo kimene amaraso, kuko amaraso nibwo bugingo bw'ikintu. Nimba twabonye icyaha cy'inkomoko ko gikomoka mu maraso, kiri connected n'amaraso, kandi ubugingo nabwo bukaba buri connected n'amaraso, ariko imbere mu bugingo. Ubugingo ni iki? Ubugingo ni igice cya gatatu kigize umuntu. Umuntu agizwe n'umubiri n'umwuka n'ubugingo. Mu bugingo niho haberamo kuvuka ubwa kabiri,
kandi ubwo bugingo bugomba kwakira ijambo ry'Imana ry'ukuri ridafunguye ritavangiye ukaryizera. Wamara kuryizera neza ukavuka ubwa kabiri. Process yo kwizera ijambo ry'Imana twarayivuze ubushize. Twabonye kuko ni ibyakozwe n'intumwa 2 no ku murongo wa 36. Yego. Nuko rero nimwihana ibyaha byanyu byose. Numara kwihana umubatizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu, hanyuma mwakira impano y'Umwuka Wera. Iyo umaze kwakira impano y'Umwuka Wera, ni ukuvuga ngo ni ikintu kigenda kikagera mu bugingo kikica kujya kuvuka kwa mbere kw'icyaha, kukazana kuvuka kwa kabiri. Sibyo? Ririya vuka rya kabiri rikorerwa mu bugingo, imbere muri nafsi, imbere muri ame, muri soul, kandi biciye mu kwizera. Ni nk'icemezo, ni nka decision umuntu afatira mu bugingo. N'ukwizera ijambo ry'Imana. Donc ugafataga decision yo kwizera, yo kwakira. Yamara ugakora uko ijambo ry'Imana rivuga. Ukayobora ijambo ry'Imana. Yego. Sibyo? N'icyemezo wemera ufata, ariko ugifashe ku mpamvu z'ijambo ry'Imana ubwewe. Mpamvu zo kwemera runaka. Zo kwemera ijambo ry'Imana. Zo kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Yego. Tumaze kumenya ko Yesu ari we ufite imbaraga zo kudukuraho icyaha. N'icyaha cinjiye gute mu muntu? Kandi icyaha umuntu agikira gute? Muciye mu kwizera. Iyo tumaze kwizera rero dukora uko ijambo ry'Imana rivuga. Tukamara ko ijambo ry'Imana rivuga, imbaraga z'Imana, amaraso ya Yesu Kristo afite imbaraga zigenda zikapenetra zikinjira mu bugingo, aho imbaraga z'amaraso y'ibitambo bindi byose uko byakabaga ntibyageraga mu bugingo. Yego. Uri kunyumva? Ibitambo by'inka, by'intama, by'ihene, ari amaraso yamenekaga, ntiyari afite imbaraga zo gushobora kugenda ngo apenetre agere mu bugingo, usibye gusa amaraso ya Yesu Kristo yonyine. Niyo iyo wizeye Yesu Kristo bice mu ijambo ry'Imana, Yego. harimo imbaraga zimanuka zikamanuka mu bugingo, zikica icyaha cy'inkomoko, zarangiza zikareka hakabaho icyo bita germination, jam, hakamera indi mbuto y'ubugingo muri wowe. Hakabura avutse. Wamara kuvuka rero ukaba ubonye ubugingo buhoraho, ukabukiza icyaha cy'inkomoko, ubonye ubugingo buhoraho tubuhabwa binyuze mu kwizera ijambo ry'Imana. Yego. Biciye mu kuvuka bwa kabiri. Kuvuka kwa mbere kose kuzana icyaha, kuvuka kwa kabiri niko kudukiza icyaha, kandi kuvuka kwa kabiri bikorwa mu buryo bw'umwuka, kuko twamaze kubivuga. Uti kuvuka kwa mbere kose kuzana icyaha, noneho kuvuka bwa kabiri niko kuzana ubugingo, kufite ubugingo, ni nako kwica icyaha, ni nako kwica icyaha. Ese kuvuka ubwa kabiri hari aho bitandukaniye no kwizera cyangwa ni synonyme? Kuvuka ubwa kabiri ni ukwizera. Kuvuka ubwa kabiri ni ukwizera. Yego. Sibyo? Mu yandi magambo, icyaha ni ukutizera. Icyaha ni ukutizera. Icyaha ni ukutizera. Ariko kwizera rero si buri kintu cyose wizera ngo urizeye. Ni ukwizera kw'ijambo ry'Imana ry'umwimerere nyakuri. Kwizera gufatiye kuvuga ngo nimwihana ibyaha byanyu, mubatizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ibihe byaha twihana? Ibyaha twihana? Icyaha nyirizina ni ukutizera. Yego. Sibyo? Twatura ko twizeye Yesu Kristo. Sibyo? Ariko twamara kwatura ko twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, tugakora uko ijambo ry'Imana rivuga. Sibyo? Ntiwakwizera gusa ngo d'office ndizeye. Ariko uko kwizera, umaze kwizera, umaze kwemera, ukora rero iki ijambo ry'Imana rigutegeka. Yego.
niko kubatizwa. Ijambo ikintu twiga kwa mbere ni ukubatizwa, aha. kandi ukwihana ibyaha byawe. Hari itandukaniro ry'ibyaha n'icaha? Icyaha ni ukutizera. Ibyaha ni imbuto z'icyaha, nimba tubivuga muri amagambo. None nimba uvuga ngo wihana ibyaha byawe, c'est-à-dire ibigiye kwihanwa rero ni ibihe? Ubushize ngira ngo tuba twabikozeho, hariho icyo bita ibicumuro n'icyaha. Icyaha nyirizina ni ukutizera, sibyo? Iyo muri ho habayemo kutizera, udafite kwizera, hariho imbuto zera. Kutizera kwera imbuto, sibyo? Ziriya mbuto rero mu Bagalatiya 5 no ku 19 ngira ngo ukamanuka, hadavuga ngo undora imirimo ya kamere. Ni ukuvuga ngo icyaha nyirizina ni ukutizera. Wihana kutizera, ugakora uko ijambo ry'Imana rivuga. Icyo gihe ukaba urizeye, warangiza rero ukihana n'imirimo ya kamere, ukihana n'imirimo yo kutizera. Ibyo wakoze bikoreshejwe no kutizera urabyihana, sibyo? Ukiri aho, urumva mu gice cya mbere twaganiriye, tureba uburyo ki umuntu avuka akavukana icyaha cy'inkomoko. Turagenda tubidisikitaho. Ubu nyine turimo turaganira dusobanurira abantu ku bijyanye no kuvuka kwa kabiri. Iyi nyoko muntu ivukana icyaha, twagiye tugera ku rugero, wa muntu umaze gukura, umaze kugera ku rugero rw'imitekerereze no kugeraho amahitamo ye abasha gukora, akabasha kumva ijambo ry'Imana. Hahandi birivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Araryumvise, ageze igihe noneho cyo guhitamo ko agomba kwizera, akavuka ubwa kabiri, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu nabaje ati se ntihari itandukaniro ry'ibyaha n'icaha? Uyu muntu rero amaze kwizera, ariko na Pawulo yarabivuze, aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ngo ariko ibibi bikanyitanga imbere. Mu yandi magambo, ngerageza gushaka ko nokora neza, ariko nkisanga rimwe na rimwe nakoze ibibi. Ibi bibi rero nisanga nakoze, même si nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bifitanye irihe tandukaniro n'iki gihe namaze gusobanukirwa? Ariko nubwo nasobanukiwe, nkaba ntaravuka ubwa kabiri, nkaba ntarafata icyemezo cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ngo mwizere. Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Noneho icyaha ni kimwe no kutizera, ariko kutizera kwera imbuto, sibyo? Ubusanzwe nari bivuze nabi, ntihariho icyaha n'ibyaha, hariho icyaha n'imbuto z'icyaha. Reka mbikosore muri ubwo buryo, wenda mu mvugo nziza yumvikana. Hariho icyaha n'imbuto z'icyaha. Iyo wamaze kwizera rero, sibyo, imirimo dukora yose nyuma yo kugera mu kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, imirimo dukora yose irandikwa imbere y'Imana, iba recorded imbere y'Imana, ibyo dukora byose. Ariko iyo wizeye, Imana itubaraho gukiranuka binyuze mu kwizera. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizeye muri mwe akabatizwa azakizwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko nubona Petero wari ufite umuti, wari wahawe umuti w'abantu ukunda ubuvuko bwa kabiri, bakava mu rupfu bakinjira mu bugingo, atangiza n'ijambo rivuga ngo nuko rero umuntu wese muri mwe niyihane. Yihana imbuto zo kutizera, yihana imbuto z'icyaha yakoze, ariko arizeye. Amaze kwizera rero, yihana ibintu yakoze byatewe n'uku kutizera kwari kumurimo, kugira ngo iziriya rekodi zigaragara imbere y'Imana. Imana izite mu nyanja yo kwibagirana. Bibiliya iravuga ngo ibyaha byacu byose n'ibicumuro
Imana ngo yabiroshe mu nyanja yo kwibagirana. Ariko kugira ngo ibiroshe mu nyanja yo kwibagirana nuko twizera twarangiza tukabyihana. Sibyo? Yego. Ukabyihana. Twihana imirimo yo kutizera, twihana imbuto zo kutizera ku bantu. Ariko icyo Imana iturebamo cyane ibara kwizera. Iyo wamaze kwizera ukuri kw'ijambo ry'Imana, wizeye ijambo ry'Imana, sibyo? Tuvuga ngo urizera, ngo numara kwizera upingane n'ijambo ry'Imana wizeye. Nuko wizera amara kuryizera ukaryemera, ukaba rero uri prêt, you are then ready yo kuba conduit, sibyo? Yo kuyoborwa n'iko ijambo ry'Imana rikubwira. Ubundi Yesu tumwizera nk'umwami n'umukiza wacu. Kuba umwami n'umukiza n'amagambo biratandukanye. Umukiza aza kudukiza kandi akatubera n'umucunguzi. Yego. Umwami n'utuyobora. Yego. N'udutegeka. Mutware. N'umutware. Tuwavuga ngo urizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ngo numara uko ijambo ry'Imana rikweretse ugararambira ijambo ry'Imana. Tugende tuba wizeye. Uraryizera, wamara kuryizera udofisi Imana ikakubaraho gukiranuka kuko wizeye. Ariko warangiza rero ukemera kuba conduit. You agree to be led. Ukemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana rero. Icyo rikubwiye uri tayari kubikora. Yego. Rero icyambere ritubwira kwihana. Iki jambo rya mbere ritubwira nyuma yo kwizera yo kwemera ritubwira kwihana. Turihana rero. Wihana imbuto z'ibyaha wakoze. Ubwo buryo rero bwo kwihana ku muntu hari uburyo bubiri ntekereza. Hari uyu muntu uri kwihana twamaze kuvuga, uri kwihana yakira Yesu Kristo ku mwami n'umukiza. Uwo ni umwe. Umuntu wa kabiri ni uyu noneho wamaze kuvuka ubwa kabiri nk'uko wabitubwiye. Namaze kuvuka ubwa kabiri. Ariko mu buryo ncumuramo cyangwa se mu buryo nkoshamo, uburyo nkoramo ibyaha, nshobora gucumura ku Mana, nshobora gucumura ku muntu runaka, nshobora gucumura kuri sosiyete. Uyu muntu uburyo bwiwe bwo kwihana ni ubuhe? Ushobora gucumura ku Mana. Ni ukuvuga ngo namaze kuvuka ubwa kabiri. Ariko nubwo navutse ubwa kabiri, sindagera kuri ya standard yo kudakora ibyaha, yo kudakora ibicumu, yo kudacumura. Kubera rero ko ntaragera kuri level yo kudacumura. Ushobora gucumura ku Mana, ushobora gucumura ku muntu, ushobora gucumura no kuri sosiyete muri rusange. Uyu muntu iwe inzira ze zo kongera kwirestoringa akagaruka ku Mana ni iki? Ducumura ku Mana biciye mu bitekerezo. Ibintu watekereje, ibintu wagambiriye utasohoye, ibyo ubyana ku Mana. Sibyo? Ibintu wifujije bibi, ibintu wagambiriye iriya muri wowe bitasohotse ngo bibe act, ngo bibe bikorwa, ubyana ku Mana. Uzi imbere y'Imana ukayihana. Kuko wamenye ngo wacumuye, ni Imana izimenya imigambi dufite n'ibitekerezo muri yo tutarasohora, niyo tusaba imbabazi. Ariko Yakobo yaravuze ngo ndore inda ng'icyango kitakimera nk'inda umugore atwita, yamara kuyitwita ngo akayibyara umwana. Igihe bivuye mu migambi, igihe bivuye mu byifuzo bibi, igihe bivuye mu ntambara zo mu bitekerezo iri, bikaza bikagera igihe bibi bikorwa, biba actions. Yes. Iyo actions uyifite ukuntu wayikoze naho wayikoreye no wayikoreye. Uyihana iyo acta uwayikoreye. Kurugero, nimba wagambiriye kwiba ariko bikarangirira mu bitekerezo, ukaza kwireturuva kuko uri mu bitekerezo bibi. Ibyo bitekerezo bibi uzi imbere y'Imana ugasaba Imana imbabazi mu masengesho. Ukabwira Imana ngo dore Satani yari yanteye, niriwe yanteye, niranywa intambara mu bitekerezo yanteye, none ndaje kumbabare kandi uneze kandi untunganye kandi umane n'imbaraga z'umwuka wera zimbohore zinkure muri ibyo bitekerezo bibi. Kuko n'ibitekerezo imbere y'Imana biravuga. Imbere y'abantu ntibamenye icyo utekereza, ariko imbere y'Imana ibitekerezo byacu bivuga cyane kuruta ibikorwa dukora. Niyo mpamvu ibintu
nibyo rero icyaha cyose kigira uko kihana. Tukaba tuvuze ngo ibyo ukorera mu bitekerezo ubyihana ku Mana. Imigambi yose mibi utashyize mu bikorwa ugaruka imbere y'Imana ukayihana ku Mana, kandi uyihana uri ku mavi urimo usenga. Naho iyo imigambi yakunaniye kuyifrena ikagera igihe iza guhinduka ibikorwa, ibyo bikorwa wakoze bifite uwo wabikoreye, wihana ibyo bikorwa ku bantu babikorera. Nimba wibye, icyo ni igikorwa, ariko kwiba ntikwatangiye gusa ngo wafashe uriba, byabanje guhera mu migambi kugambira ukuntu wakwiba. Iyo ni intambara turwana nayo, iyo ntambara turwana n'abakristo. Iyo umugambi wo kwiba uje muri wowe ukawunesha utariba, uwunesheje, icyo gihe icyo ukora uje imbere y'Imana ugasaba Imana imbaraga no kwisaba imbabazi ko wagambiriye, wageza wagambiriye nabi. Imigambi wagambiriraga yavugaga, yarangururaga imbere y'Imana. Niyo mpamvu Imana rero, ijambo ry'Imana rivuga ngo n'inkota icyaye ngo bugi bwombi bufite imbaraga zo kwinjira imbere no mu bitekerezo byacu, ndetse ngo rigashobora no gutandukanya n'imisoko, rigera kure cyane rero. Kandi ijambo ry'Imana ni Imana. Rero ibitekerezo, imigambi tubyihana ku Mana, ibikorwa tubyihana kubo twabikoreye. Noneho wenda tugenda tunagana no ku musozo kubera ko ikirere kimaze gutangira kwijima. Twahereye mu ntavuka, bavukanye icyaha, Yesu araje araducunguye, arasaba ko buri wese avuka bwa kabiri kugira ngo abashe guhabwa iyo identite yo gukomeza kuba umwana w'Imana. Wasoza noneho muri rusange ubwira iki abantu, baba abatarizera baba badukurikiye ndetse yewe n'abizera? Icyo nasoza mvuga si ikindi, ni ukubashishikariza kuvuka ubwa kabiri. Nimba kuvuka ubwa kabiri ari bwo buryo bwonyine gusa dushobora kubona nk'ubugingo buhoraho, rero nabashishikariza kuvuka ubwa kabiri. Kandi kuvuka ubwa kabiri biva mu bushake bw'umuntu, biva mu kwizera. Kwizera ni imigambi, ni imyanzuro umuntu yifatire wenyine, ifatiye ku ijambo ry'Imana amaze kumva. Naho uko wagaragaza kose ukora imirimo myiza utarizera Yesu Kristo, hari igihe ku bantu babona uri umunyangeso nziza, ariko ku Mana ikabona ko uri umunyacyaha, kuko icyaha ibara ni cya cyaha cy'inkomoko kiryamye muri wowe. Rero umuti gusa si uwundi, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukamuha ubugingo bwawe akabuyobora, kandi akabuyoboza ijambo ry'Imana, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho kandi tuzabane n'Imana iteka ryose. Nicyo nabwira abatutega amatwi, abakunzi bacu, abakunzi ba Birasa TV n'abakunzi bacu duteze amatwi. Nicyo tubifuriza, si ikindi. Tufite umugambi wo kugira ngo niturangiza ngo tubone izindi nyungu. Nushaka wewe wikonforme ku ijambo ry'Imana, ukuri ku ijambo ry'Imana rivuga, tunainforme, tunamenyesha. Wewe gusa wikonforme n'ijambo ry'Imana, niduhurira mu bwami bwo mu ijuru tuzahoberana kandi dushime Yesu watugiriye neza. Nicyo nabwira abakunzi bacu, Imana ibahe. Uvuga ngo buri wese agerageze gusa ibishoboka yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwamaze kumwakira akomeze yihugure mu ijambo ry'Imana gusa. Ijambo ry'Imana niryo rishorera umukristo rikamugeza mu bwami bw'iteka. Urakoze cyane, reka tugushimire gufata umwanya wawe ukaganira n'abakunzi bacu kugira ngo babashe kumva icyo ijambo ry'Imana ridusaba, icyo ijambo ry'Imana ridutegeka. Abadukurikira namwe turizera yuko mwatahuye byinshi, mwumvise byinshi, hanyuma kuco mwumva utasobanukiwe, kuco mwumva mwifuza kubaza, jya muri section comment hanyuma tanga igitekerezo cyawe, icyifuzo cyawe, kugira ngo ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha tuzagihereho. Urakoze cyane. Yego, murakoze.